rimwe tugeze kubura amafaranga yo kwishyura inzu turayabura pe turayabura ndacyafite data aracyakomeye na mama aracyakomeye bo ntibakodesheje barafite n'amazu yo gukodesha turayabura neza turayabura na madame nawe iwabo ni hano hirya i Remera twese tuburwa washigura amaguru ngo ajye kwasaba abwira ati dufite ikibazo cy'amafaranga ni mutugurize nyirinzu aramfata ati tugende tuzamuke Kumurenge tugende tuganira kumbe anjyaniye daso yo dushimira Imana n'ukwibuka imirimo Uwiteka yakoze yose ndumva ibyo nanishingikirijeho byose birangiye nambwira ngo no humura aracyari ibyiringi uyu mwana tumubonye inyuma y'inda zitanu zivuyemo aje ari uwa gatandatu miscarriage 5 miscarriage ngo manuri mwiza urera cyane ineza yawe Mana we nihinduka dorurera ariko kuko havutse indi mbuto igitangaza cyawe wowe ukumeze reka nkubwire uru rugendo ruracogoza uru rugendo rurananiza reka nkubwire ibicogoza ni byinshi ibinaniza ni byinshi ariko ntibizakwibagiza uriwe muri Kristo Yesu manuri mwiza urera cyane ineza yawe Mana nigihinduka ururera unambara nyinshi urera cyane ineza yawe Mana nihinduka dorurera mu magambo menshi urera cyane ineza yawe Mana nihinduka dorurera mu cyangiro cyinshi urera cyane ineza yawe Mana we nihinduka dorurera muri iyi si twatoroheye urera cyane ineza yawe Mana we nihinduka dorurera abo twiringira baragenda kuri urera cyane ineza yawe Mana we nihinduka dorurera baragazima cyane ineza yawe Mana we nihinduka dorurera nubwo isi yatureka urera cyane ineza yawe Mana unambara nyinshi urera cyane ineza yawe Mana we
Shipti muricare turakorana nyuma tugiye kurangiza kugira ngo tuvuge ijambo. Imana ibahe umugisha, mwakomera Imana amashyi. Amen. Utingwino mwana wawe hasigaye umwanya muto uzahozwa ibyo wanjye mw'ijuru uzaze rero uza umbasha umutima ese zwano kubohoka ntabona uko ngukore. Turagushimiye Mana ishobora byose, tugushimiye ubuntu bwawe n'imbabazi zawe tugirira iteka ryose. Turakwinginze ngo ubane natwe kandi watangiranye natwe. Ineza yawe iganze n'ubutware bwawe, ugushobora byose kandi ugira neza. Amen, 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 amen. Imana ibahe umugisha. Dushimiye moderateur wayoboye, Imana imuhe umugisha. Dushimiye Mugisha, Imana imuhe umugisha. Dushimiye ni umugabo wicaye, Imana imuhe umugisha. Worship team, Imana ibahe umugisha. Korali mwaririmbye neza neza. Nari nzi ko ndi bubagarure tukaririmbira indirimbo ya gisirikare, yamfashije. Aya murasize vraiment murasize. Hagera kuri worship team yawe uri kumwe n'uyu mugabo na keyboardiste, man. Imana ibahe umugisha. Ikiruta byose tuzahurire mu karasisi ko mu ijuru. Ibyo nibyo nsabye. Imana ibahe umugisha. Ntabwo bakristo bavandimwe, Imana ibahe umugisha kuba mwaje, Imana ibahe umugisha. Amen. Pastor Bishop yaramamagaye yarambwira ngo ndakumwita Bishop. Arambwira ngo nzaze kubaganiriza ijambo ry'Imana. Ndambwira ngo ndahari. Igihe cyose ambwiye nazindi gahunda afite ndaza, ndabakunda nanjye. Nujye ubwira umuntu ko umukunda, ntukamukunde muri side imwe gusa y'ibyiza n'ibibi muzabifatanye. Iryo ni ryo jambo. Ubundi ijambo valeur gukunda umuntu ni muri situation zose. Kera sindi mukuru ndakwigira imyaka 40, ariko kugira ngo kera uzabwire umukobwa ngo uramukunda byagufataga igihe, ariko ibyiki gihe murahura basi bikarangira. Nakunda umunsi umwe agahita akubwira ati narashize. Iki gihe birasekeje ati narashize. Ushize gute kandi umuntu muhuriye muri fete ngo warashize? Nuko bimeze. Uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo ry'amashimwe. Amen. Muri mu cyumweru cyangwa se muri mu kwezi kwa karindwi, no kwezi kwiza. Karindwi ni umubare mwiza, karindwi Imana ikoresha. Uhereye mu gitabo cy'itangiriro ni iminsi 7 Imana yakoreye mu minsi 7. Ugeze ku munsi wa karindwi iraruhuka. Yari ko bayizengurutse karindwi. Itiri buvuge kuri karindwi, ariko naje kugira ngo tuvuge ku mashimwe. Ese ni ryari umuntu ashima? Iyo umuntu ashimye haba habaye iki? Iyo umuntu ashimye ni iki aba yitegura kubona muri ubu bwami bw'Imana? Amen. Kadusome Zaburi mwese muzi, Zaburi 103. Ni Zaburi Imana yashize ku mutima. Kadusome turahera ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 5. Ndifuza ko abaramyi aho bari hose batagenda, ndakoresha umwanya muto muri turamye Imana twitegura kuzinjira ku itariki 29 3031. Ntabwo ndumva umwanya muremure, turavuga hejuru y'amashimwe. Mfite amashimwe byahuriranye nuko ayo mashimwe ameze nuko bimeze gutya. Iyi ni Zaburi ya Dawidi, iravuze ngo mutima wanjye himbaza Uwiteka, mwabindimo mwese muhimbaze izina ryera. Mutima wanjye himbaza Uwiteka, ntiwibagirwe ibyiza yakugiriye byose. Niyo ubabarira ibyo wakiraniwe byose, agakiza indwara zawe zose, agacungura ubugingo bwawe utajya muri rwa rwobo. Yesu ashimwe cyane. Akagira gute? Akakwambika imbabazi no kugirirwa neza nk'ikamba, agahaza ubusaza bwawe ibyiza, agatuma usubira mu busore bwawe umeze nk'ubw'ikizu. Tuvuge ngo amen.
Dawidi yandikiye izaburi yaramaze kubona experience. Izi zaburi zose Dawidi yanditse ni experience y'ubuzima yagendaga agira ahura nayo akandika. Nawe uyu munsi wakwandika zaburi, nawe uyu munsi wagira gute? Wagira icyo wandika ku buzima bwawe bitewe n'ibyo wagiye uhura nabyo. Ubushize ndamavuze kuri nyina wa Dawidi twamuvuzeho Nitwa twamuvuzeho, tuvuga uko Dawidi yavutse, tuvuga uko Dawidi yaje kwicara ku ngoma, sibyo nibivuge. Ariko iyi zaburi y'103 ni zaburi nziza cyane irimo ibintu bikomeye Imana ijya ikora ku buzima bw'umwana w'umuntu. Ariko iyo habanje gushima, mutima wanjye himbaza Imana. Haleluya. Igihe cyose mu gakiza maze suko ntigeze uyu mugabo yigeze kuvuga, aravuga ngo ntihazagira umuntu ugira isoni avuga ko buyaburaye. Rimwe twigeze kugira ikibazo gikomeye, ibyo kurya birabura n'amada, twese twarize, twese dukomoka mu miryango yifashije, twese turabwirirwa pe, turabwirirwa, turarebana, twenda kubura. Bigeze ni mugoroba umuntu Imana imukora ku mutima, ariko mbwira madame, ndambwira ndumva afite umutima wanjye ndumva ushaka guhimbaza Imana. Haleluya. Ndamubwira ngo nimuntegurire icyumba cy'abashitsi ngire nje guhimbaza Imana. Haleluya. Iyi ndirimbo yayisinzamo, ndagenda mbwira Imana ngo mpanura mwiza urera cyane, ineza yawe Mana we nihinduka dorurera. Ngiye kumva numva amarira menshi aramanutse, madame yari muri saro, ndakomeza ndahimbaza, amarira aramanuka, ariko yari amarira y'ibyishimo y'imbere Imana. Nubwo twabura, nubwo twabwirirwa, ineza yawe iraduhagije. Abantu dukunze kubonera ku myambaro, ku byo kurya, kunzu, ku modokari, ariko ineza y'Imana. Ejo bundi mu gitondo mfite akazi ndiyo ndakora muri Burarirwa, Imana muri no misi mpaye. Mu gitondo nateze bisi ngeze i Remera, nsanga bakuyeho intumbi, bahita bayifunika karingiti. Abantu bari Remera nge mutuye za Remera mugize kumva ayo makuru. Nejo ni kuwa gatanu niko byabaye, bahita bakuraho intumbi. Ndatekereza uyu muhanda ko nkuca buri munsi, haba ijoro haba amanywa ndawuca. Niki gituma jewe ntagwa hari? Ariko ikintu gituma utagwa aho abandi baguye ni ineza y'Imana. Ineza y'Imana, ineza y'Imana iruta amafaranga, ineza y'Imana iruta ubutunzi, ineza y'Imana iruta amazu, ineza y'Imana iruta amakonte, ineza y'Imana, ineza y'Imana, ineza y'Imana, ineza y'Imana. Abaririmbyi baravuze ngo biriho byinshi biracyariho ibyatuma tuzimbere Imana dushima, nubwo twaba tunyura mu bigeragezo, hari byinshi byatuma dushima. Nimuze nshuti dufatanye tubyumve kimwe birakwiye, ibibazo byose twibaza mu mutima Imana ibifitiye ibisubizo. Umuntu umwe yarandebye aratangara, mubwiye ko ngiye gushimira Imana nyuma yaho mpuye n'ibigeragezo. Nibaza niba afite ubwenge murenge, nyamara nanjye byarangoye kwiyumvisha ko nkwiriye gushima. Ariko nyuma nza kwitegereza asanga hariho byinshi byatuma nshima Imana. Biriho byinshi biracyariho ibyatuma tuza imbere Imana dushima, nubwo twaba tunyura mu bigeragezo, hari byinshi byatuma dushima. Dufatanye tubyumve kimwe birakwiye, ibibazo byose twibaza mu mitima Imana ibifitiye ibisubizo. Haleluya, 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 haleluya. Ineza y'Imana, ineza y'Imana, ineza y'Imana, ineza y'Imana ukuntu iteye, higuha byinshi bya mirenge, nta nubwo wijuta cyane, ariko
mu gihe abandi babona ko ugiye gupfa uravuga ngo hari ubuzima, hari ubuzima, hari ubuzima, hari ubuzima, hari ubuzima, hari ubuzima, hari ubuzima. rimwe tugeze kubura amafaranga yo kwishyura inzu turayabura pe, turayabura. Ndacyafite data aracyakomeye na mama aracyakomeye, bo ntibakodesheje, barafite n'amazu yo gukodesha, turayabura neza, turayabura. Na madame nawe iwabo ni hano hirya i Remera pe, twese tuburwa washigura amaguru ngo ajye kwasa babwira ati dufite ikibazo cy'amafaranga nimutugurize. Ijya kwaso ubu kugiye kuguza cyangwa ugiye kwaso navyo ni ikindi kibazo gikomeye. Wanasiwe nyirinzu aramfata ati tugende tuzamuke Kumurenge tugende tuganira. Kumbe anjyaniye daso, ngeze kwa daso chef wa daso arandeba ati n'uyu mugabo muzanye, nawe ati wa mugabo kutishura inzu y'abana, nambwe amafaranga nayo yabo nari nyafite nari kuyatanga. Uyu mugabo tubanye hafi imyaka 2, amezi 9 murimo, ubu nyine nta konti. Yo umukuru wa dasarande baravuga se ose kuvuga nta bwoba, nabwira nta bwoba gende pasteur ati se nitugufunga itororeza abagurya. Navuga ngo Yesu ni wari pfiriye, Adamu ni yari pfiriye. Yesu niyemera ko bashyira mu gasho afite ukundi yaraje. Reka nkubwire hari ubundi buzima nyuma y'ubuzima. Icyatumye ba Daniyeli banesha bamenye yuko intare urazibwira ngo urazibwira kuri urwo rutare niyo nzubaka iyo nzu nk'amarembo y'ikuzimu ntazigera runyeganyeza imiyaga y'ishuheri ntizigera ungabanya. Icyo nicyo bamenye guhimbaza Imana mu bibazo. Saduraka, Meshaka na Abedenego nta bindi nta kindi bamenye. Bavuze uyu muriro ko wacanye. Reka nkubwire ibintu Imana yemeye kucamo ibyo ngibyo birahari. Ikintu kizabihindura, hazahindurwa n'indirimbo z'amazamuka muri wowe, hazazamuka ibyiringiro bituruka muri wowe bivuga ngo ubwo Imana yemeye kuba ibintu bicamo, izi tangiriro byabyo, izi ni iherezo byabyo. Nzaza kubigisha ijambo rivuga ngo iyi Imana icecetse. Imana ingirire neza nzagaruka nzaze kubigisha iyi Imana icecetse. Hari igihe umuntu asenga, mama papa agasenga, Imana igaceceka. Iyo yacecetse rero hakorwa ibintu bitatu. Iyi Imana yacecetse nzaza kubibabwira. Turi kuvuga gushima Imana. Dawidi aravuga ngo umutima wanjye himbaza Imana. Himbaza Imana. Umutima niyo dukwiye kwizeza Imana, niyo dukwiye kubahisha Imana. Ahantu hose twajya ntabwo umubiri uzubahisha Imana, ahubwo umutima, haleluya, niwo ujya wubahisha Imana. Umutima ujya wubahisha Imana. Ukaba mu bapagani ukaba ari icyo bakora bakavuga ngo ariko uri atandukanye n'abari. Hari umugabo udukoresha nijoro twari turi ahantu yambwiye ati nembereza Kigali, ni umushyitsi muri Kigali. Avuga ati ndiho nduvana bita mu gisimenti. Ndavuga ni mu gisimenti ndahazi tugende makwereke. Turagenda turicara, afata inzoga, afata fanta. Arambaza Adamu ati kubira iki kuki uhorana umunezero kandi utanywa inzoga? Ndamubwira ngo umunezero wanjye ntago ari wa Skol, umunezero wanjye si wa Primus, umunezero wanjye si wa Mitsingi, si wa Heineken, umunezero wanjye si wa Rike, umunezero wanjye ni uwa Yesu. Mfite isoko nkuramo. Iyi soko iri umutima wawe, niba shaka bambare mini babunuze, umutima wawe uwo matanye n'Uwiteka.
ubu ingo zifite ibibazo abantu ntibashaka gusaza, nibashaka bareke babunuze, ariko abiringiye Uwiteka ijambo rivuga ngo bameze nk'umusozi Siyoni, ntibabasha kunyeganyezwa, nta na kimwe kibakubita, kuko imbaraga zituruka he? Zituruka mu mutima. Uwo mwana arakura agwiza imbaraga zo mu mutima, amaze kuzigwiza yerekanwa Abisirayeli. Niyo mpamvu Yesu yageraga imbere y'Abafarisayo bamubaza ikibazo. Pilato aramubajije ngo ntabwo uzi ko ufite ubushobozi bwo gufunga no kukurekura? Yesu arambwira ngo wowe ntabwo ufite, nta kintu ufite. Ibaza umucamanza, procureur. Kwanza Pilato ntabwo ari procureur, procureur ni toto. Yavaga i Roma akajya muri Israel, yari gavana ariko ari na procureur, yari afite double fonction. Ariko Yesu amugeze imbere arambwira ngo, yaramubajije ibibazo bibiri, arambwira ngo icyo wakivugiye, icya kabiri ati icyo data atemeye ntabwo bishoboka. Data yemeye ko njya ku musaraba, wowe wuzuye uburoma no gusonzora abantu ku misaraba, wowe wakora iki? Yes, ngo Pilato yahita ajya kubwira umugore amubwira ngo wa mugabo warayurose namubonye, nta cyaha afite, kandi uko avuga aravuga nk'abantu. Iyo umuntu afite imbaraga z'umutima uvuga nk'umwana. Iyo umuntu afite imbaraga zo kwiringira Imana no guhimbaza Imana, iyo situation yose inyuzeho yose, iyi si iyo kugusize bavuga ngo urasa n'Imana. Ikintu cya mbere Imana idusiga ubwiza, ukajya unyura mu bantu baravuga urasa neza, kandi umaze gatatu utarya, wambaye neza. Kuberwa si imyenda, kuberwa ni amavuta turiho y'Imana. Kuberwa si imyenda, no, ni amavuta, ni onction ya favor. Imana ihagurukije umuntu imuha ibintu bibiri, imusiga amavuta y'igikundiro, ikamusiga no kwemerwa setu. Ndavuga ngo ngaho imuha ibintu bibiri, imuha amavuta y'igikundiro, ikamuha no kwemerwa. Ubundi ibyo bintu nibyo abantu baharanira mu isi. Abantu bose bafite amafaranga bavuga ati uwama bakajya banyumva. Abantu bose bafite ubushobozi, amapete menshi, akagera hano ngo bamutinye. Ariko dore uko Imana ifata umuntu imukura mu mukungugu, ikamwambika ubwiza, ikamwambika no kwemerwa. Yahagarara imbere y'abantu akaba ari umuntu simple, ariko yavuga ibintu bikanyeganyega, yavuga ibintu bigakoreka, yavuga ibintu bikagenda neza. Ugasanga umuntu arakubajije ngo ariko ndagushaka, mpereza appointment. Colonel muzima, mpereza appointment. General muzima, mpereza appointment. Kubera iki? Yumvise level, yumvise IQ yawe uri kuvugiramo irarenze, ntayo yabonye mu gisirikare. Na kwa commandant nayo yigeze amuha, ntabwo bigeze amutraininga kuri, ariko level uriho y'amavuta y'Imana. Urambwira ngo akaguru kawe barakarashe kongere kabeho, adaciye muri kine, adaciye muri radiography, adaciye ku mu specialist, adaciye ku mu kinesiotherapy, akaboko kawe kakaba karasizwe. Himbaza Imana mutima wawe, wibuke ibyo Imana yagize gute byose, yagukoreye byose, ibyo yakugiriye. Kuko iyo twibutse gushima Imana biba biteye kuvuga ngo uyu muntu arashimye, ngiye gukora n'ibindi. Icyambere iyo duhimbaje Imana nuko dushimiye Imana, iduha imbabazi. Icyambere, ingoma za mbere ntago turi buhasome, turihuta, turashaka ko muhandika. Ingoma za mbere 15:34, cyangwa ufatire microphone uhansomere, bagwe Bible uhansomere twihutse, sishaka gufata umwanya munini cyane. Ingoma za mbere 16:34. Iyo turiho turahimbaza Imana, ingoma za mbere 16:34. Uwahageze nadusomere yihuta. Reka dusome mu izina rya Yesu. Yes. Ingoma za mbere 16:34. Handitse amagambo avuga ngo nimushimire Uwiteka yuko ari mwiza. Mushimire Uwiteka yuko ari mwiza, kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Icyambere iyo dushimiye Imana tuyishimira yuko imbabazi ze, ntago turi abakiranutsi, no, turareba tugacumura, twatekereza tugacumura, twakora tugakora icyaha, ariko dore ikintu Imana itwambika imbabazi zayo. Twambika imbabazi zayo. Ikintu cyambere dushimira Imana tuyishimira imbabazi zayo, imbabazi zayo zitugenda amanywa nijoro.
umukozi agukoresha akantu kugira ngo satani abone akantu yururiraho, akimara kuvuga ngo oya mama mugisha naramucunguye ntacyo afite, ntacyaha afite. Ndimana satani rigwa turega buri munsi, ariko imana ikavuga ngo bariya ntacyaha bagize gute, ntacyo bafite. Icyambere iyo dushimye Imana, imbabazi zayo, dushimira ku imbabazi zayo, imbabazi zayo. Sawa. Ikindi cya kabiri iyo dushimira Imana ni ukwibuka imirimo yakoze yose. Zaburi 107 umurongo wa 8. Iyo dushimira Imana ni ukwibuka imirimo Uwiteka yakoze yose. Zaburi 107 ku murongo wa 8. Zaburi 107 umurongo wa 8. Handitse gute Samson? Handitse amagambo uvuga ngo abo bashimira Uwiteka kugira neza kwe, abo bashimira Uwiteka kugira neza, n'imirimo itangaza yakoreye abantu, n'imirimo itangaza yakoreye abantu. Amen. Iyo turashima Imana, tuba dukurura ibyo muri pase tukabizana byose tukabirundanya. Ngo ma turagushimye, tugushimiye ko corona yadusize, tugushimiye ko crise économique mondiale ze ku isukari yageze kuri 2 bitatu iradusiga, turayinywa turacyakinywa n'ubu. Randi road bamaze kubona isukari zigeze kure, barazamuye amazu ariko turacyayabamo. Yesu ashimwe cyane. Amen. Moto bazanye mu bazi turacyazigendaho, turacyashima imirimo y'Imana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya cyane. Yesu ashimwe cyane. Iri kuzamuka uko bukiye nuko bwije. Hatera ibyorezo by'inyama ngo abantu bave ku nyama, ariko rimwe na rimwe nabwo zijya ziboneka abantu bakazirya. Yesu ashimwe cyane. Amen. Haleluya. Amen. Madame yarabyaye, amaze icyumwe yarabyaye. Turategura kuza gushima Imana. Yesu ashimwe cyane. Ariko umva uko byagenze, tuvuga ngo duhimbaze Imana. Yarasanzwe kontra yiwe yararangiye, agiye kuzasinya indi kontra. Turasenga, baramuhamagara mu kazi, bamuhamagaye mu kazi nashatse kuvuga. Baramuhamagara, ariko ndamubwira ko mada ko mbona uri iminsi mike se ngo ubyare, ubukweri niba kubona barakwangaja. Ati Imana ari kigiye gukora. Aragenda bamusinyisha kontra, inda igera ku nkombo. Ugawa ku nkombo bahise bavuga ati kuki utavuze Butare, kuki utavuze, nuko tuwakunda. Amen. Sawa. Arangije baramusinyisha, bamuha ibikoresho by'akazi, laptop, bamuha iPad n'ibindi byose, arataha. Arambwira ati dore ngiyi kontra, amafaranga ngaya wasuje ku mushahara, bashuze ku mayinite. Satani ni umugome. Hashize icyumweru umudamu bakorana aramubwira ngo Olive ndagushaka. Ni madame yitwa Olive. Ati twasanze rero tutakomeza kuguhemba, tutanagukoresha utwite, tugukwiye kuri assurance, tugukwiye ku mayinite, tugukwiye ku mushahara, ahubwo tubwira aho utaha tuze turekipere kontra yacu n'ibikoresho byacu. Umunsi baje kubitora papa, haburaga umunsi umwe ngo madame abyare. Babitoye umunsi muherekeza kwa muganga, iyo muherekeje kwa muganga saa 7 z'ijoro. Batoye ibikoresho saa 4, saa 5, saa 7 z'ijoro indira mufata. Umva icyo Satani yashakaga kuzamura pressure ya madame ngo umwana apfe. Ariko biriho byinshi, iyo tubyira biracyariho. Icyo Imana yavuze, icyo yavuze yarakivuze, icyo yanditse yaracyanditse. Humura niyo yavuze, humura niyo yavuze. Ndambwira ngo madame ntacyo, reka babitware, batware kontra, twisubire kuri mitiweli. Ndambwira ngo mitiweli nangaye barisha ta okay, nga amafaranga gana bishyure mitiweli dutuze.
akisema atakubariki hakuna atakayeinua, kwani yeye ndiye Mungu mwenye baraka zote. Akisema atakubariki hakuna atakayeziwia, kwani yeye ndiye Mungu mwenye baraka zote. Iyo avuze ngo agiye kuguha umugisha, abarozi bahaguruke, abapfumu bahaguruke, abakorikoni bahaguruke, abaraguza mu mazi bahaguruke, so wanyu nyoko wanyu na shangazi bose batera inzuzi. Imana iri hejuru yose irabisiribanganya. Madamu aranyegera aravuga ngo ndumva amaguru atendebuze, ndumva ibyo nanishingikirijeho byose birangiye. Ndambwira ngo no humura, aracyari ibyiringiro. Uyu mwana tumubonye inyuma y'inda 5 zivuyemo, aje ari uwa 6, miscarriage 5 miscarriage, mwana aje ari uwa 6. Icyatumye uyu mwana ukwezi kwa mbere abaho, kwa kabiri akabaho, Edouard akamuvugaho, Prince akamuvugaho, najya mu rutare Imana ikamuvugaho, najya Samatari Imana ikamuvugaho, najya mu bitare bya Mashiga Imana ikamuvugaho. Reka nkubwire, iyo misozi Imana ikomeje kuvugaho izagihagararaho, 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 babyagera byemere, izagihagararaho. Dufite Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera, nubwo isi yose yazikuruka, Imana yacu irakomeye. Ubwira n'abashaka kwiyahura, dufite Imana itabara abantu, iyo dusenze iratwumva. Haleluya, haleluya. Ndabwira ngo no. Uyu mwana ni mu bantu batavamo, uyu ntiyavamo. Nawe ndagira ngo utangarize, mubwire, suko uyu myaka uyigejeje Satani asetse. No, yewe we, reka nkubwire, bagutwite bagushakisha ntibakubona, mu bwana bwawe ntibakubona, mu busore bwawe ntibakubona, urinda ubamerana amabere, nawe umugabo ntago bateze kuzakubona. Iyakurize iracyahari, iyakurize iracyakubereye amaso, iyakurize ifite umugambi wayo ku buzima bwawe. Muri ibyo yaravuze ngo ikinezeza nuguhorana nawe, ngahora nibera mu bikari byawe, nubwo bamboha amaguru n'amaboko n'akanwa kanjye, umutima wanjye uzasabana nawe iteka ryose. Ikinezeza nuguhorana nawe, ngahora nibera mu bikari byawe. Ndamubwira ngo humura. Ikindi ndamubwira ngo humura, amafaranga ya taxi voiture arahari. Nigufata ukumva umwana atangiye gutera akaguru, ukumva bigeze kuri ritime, hari ukuntu babibara ngo ageze kuri 3, kuri 4, nanjye narabimenye. Ubwo murabyumva ababyeyi. Arambwira ati no, araza, twamaze gutegura icyumba cy'umwana, ava mu cyumba cy'umwana araza, arambwira ati noneho birageze. Nawe birageze, sawa, reka niremo training na suppress, namara umupira w'imbeho tugende. Ndambwira ngo hamagara taxi voiture, twamaze kuvugana, taxi voiture iraza, dufata bagage y'umwana tuyishyiramo. Ngiye kumva numva ijwi rirambwiye ngo fata Bibiliya ushyiremo mu gikapu. Fata Bibiliya, nari mfite jacket ya jeans igira imifuka indani, nyishyiramo. Baragenda tugiye Kanombe kuko ari bagombaga kubyarira, baramujyana, batangira barakora utuntu. Bigeze mu masaa 9 numva ijwi ry'Imana rambwira ngo haguruka, ngo genda usengere hano ababyaza. Ndahaguruka ndasenga Imana, ndavuga ngo ma, wibuke ko umwana wa mbere yavuye, nkeneye umwana muzima. Wibuke ko umwana wa kabiri yavuyemo, nkeneye umwana muzima. Wibuke ko umwana wa 3 yavuyemo, nkeneye umwana muzima. Wibuke ko umwana wa 4 yavuyemo, nkeneye umwana muzima. Wibuke ko umwana wa 5 yavuyemo, nkeneye umwana muzima. Imana irambwira ngo niha imbaraga
Haleluya. Yambwira ngo iturize mwana wa icyo ukoze kuva wanyumviye gusa ugiye kubona umwana muzima. Buraca madame arambwira ati badushyize mu cyumba ava mu mbeho ngo no twicarane twe tuganira duhura n'abanasi tubagireho igikundiro bakajya babaza madame ngo urane musaza wawe. Abantu bose iyo bambonye bamubona ndi umwana sinzi impamvu ariko nibyo ariko ndakuze 40 ntabwo uri umwana. Umunasi umwe aramubaza ngo uriya ni musaza wawe agati wari umugabo ngo ko ameze nk'umwana se. Yesu ashimwe cyane. Mu gitondo ko nagombaga kujya gukora haza unsimbura yabyaye mu masaa 8 nibwo yabyaye. Yesu ashimwe cyane. Abyara umuhungu mwiza cyane. Mwiza cyane. Tuzahora tugushima tuvuga imirimo yawe Imana tuzahora tugushima. Abanasi bose barahaguruka bavuga ngo havutse umwana w'inzobe n'umuzungu. Barahamagarana bose. Ikizakubwira umwana utandukanye n'abandi avukira ahantu hasa nkaho hadafatika ariko imbuto ibimuriho inyenyeri bimuriho. Haleluya. Yesu ntabwo yagiye muri maternity, yagiye Faisal, yagiye Legacy, ariko yavukiye mu kiraro. Inyenyeri ye ikura abanyabwenge bize Harvard, ikura abanyabwenge bize Oxford. Turabasirikari beza bogejwe mu maraso y'umwami wacu Yesu Kristo, ni nawe muyoboye kubw'imbaraga ze tuzabaho mu rupfu dukomeze dushimiriho yewe kubw'imbaraga ze dukomeze dushimiriho kwa Yesu wacu, kwa Yesu dufite umutware ufite ubushobozi. Iyo twizeye amagambo uko yaraduhaye ku musaraba iriba ribota nahabereye amazi y'ubu yewe ku musaraba barahamagara ati havutse umwana. Kandi ubwo hari abagore isoko n'amaduka, ariko kuko havutse indi mbuto igitangaza cyawe wowe ukumeze. Reka nkubwire uru rugendo ruracogoza, uru rugendo rurananiza. Reka nkubwire ibicogoza ni byinshi, ibinaniza ni byinshi, ariko ntibizakwibagiza uwo uriwe muri Kristo Yesu. Icyo uri cyo kiruta icyo uhura nacyo. Icyo uri cyo kiruta icyo uhura nacyo. Icyo uhura nacyo kiragenda, ariko icyo uhura nacyo, icyo uri cyo ugenda ugisanga. Ubu ibyo twahuye nabyo byaragiye ntibiteze no kuzagaruka, ariko twege icyo turi cyo. Paulo yaravuze ngo uko umunsi wira bugacya
tugenda duhinduka nubwo dukubitwa hasi ariko ntago tunyeganyezwa ntago turyama ntago duhezwa hasi ahubwo ku munsi wira turushaho gusa nawe turushaho gusa n'uwaduhamagara. Mama nubona urugo rugucanze ujye umenya ngo ibyo bigucanze byaragupimye bibona ko ari we byazira nta wundi uri general ipeti wambaye uri general. Abana baragucanze umugabo baragucanze Imana yemeye ko icyo kintu cyiza icyo kintu kije icyo uri cyo kiri hejuru icyo kintu cyane niyo mpamvu kigusiga kikagenda kandi bakureba ngo icyari kumuhitana cyagize gute cyaramusize bivuze ngo icyo wowe uri cyo icyo cyaje ni toto ngo hamwe n'ibitugerageza ibasha kuducira kanzu. Sanga umudokteri wamubyaje wamukurikiranye ni inshuti yanjye uvuga ukuntu Imana itegura. Twakinanye basket muri quartier Dr Riziki araza arambwira Adamu ko uhagaze hano ngiye kwishyura facture ndabwira Adamu yabyaye ati windi wera Marie Olive ari hano ati uwo ati gene igihe wamubyaje ibaze uvuga ukuntu Imana igera ishyiraho utuntu izagushiraho ibiraro wambukiraho muri Kigali imaze gushyuha nk'igurudumu izagushiraho ibiraro uhanyure icyo nkundira Imana. Rimwe rero nicaye mu ndege Imana irambaza ngo Adamu mu ndege bakubajije ko ukijijwe cyangwa udakijijwe naho ya nishyuye dore nguko uko nzakugirira neza ishyiraho ibiraro mu nyumve neza kano kantu niba ushaka ngarangiriza ishyiraho ibiraro by'abantu bifite wowe utashoboraga kubonana nawe kuko bitewe n'igihe n'amateka unyuzemo ikabishyiraho bigatuma ugeraho Imana yashatse kugera none ugahura n'abandi bahageze kubwa amashuri yabo n'ubwenge n'amapeti bakajya bajyana inzara ngo ari kuriya n'uwandi avuye nta wande ntahavuye ahubwo azanywe n'Uwiteka. Kandi iyo uzanywe n'Uwiteka ubu dufite abantu muri guverinoma hari ambaraje bagenda bazamo hari aba diaspora hari n'abandi murazi izo ambaraje zose ariko iyo uzanywe n'Uwiteka ahantu kandagiye barahungabana kuko nta information n'imwe nta data n'imwe baba bafite bose barabazanya ngo n'uwande hakabura azanywe nande akabura yatumwe nande akabura waba wicaye muri biro wamenya uwakuzanye ugasohora Bibiliya ugasoma umurongo umwe bose abicaye aho ngaho bagahita bavuga ngo uyu ntiyazanywe n'undi muntu ntiyazanywe n'umuntu ukomeye ahubwo yazanywe n'Imana. Yesu ashimwe cyane. Mbere yo gukora muri Bralirwa muri ofisi harimo abantu benshi ariko ngegenda na Bibiliya mu gitondo mbere yo gufungura mashine yanjye ndabaza nkafungura Bibiliya nkasoma umurongo abantu bose bagahita bikanga bagati uyu mutipe ntago tuzwamuzanye ntago mubizi nyine hazanye Uwiteka yashimye ko iki gihe mbamicaye yashimye ko iki gihe vuga ubutumwa hari igihe cyawe ugiye kujyamo cy'amashimwe hari igihe cyawe ugiye kujyamo cyo kwishyura n'abakomeye bakabura aho waturutse ariko hari Uwiteka yagize gute yahagushize. Kandi iyo yagushize aba afite assurance umuntu wese ushatse kukurwanya arahagwa cyo nkundira Uwiteka. Hari umusaza aho dukorera yaraje asanga muri kantine muri Bralirwa abantu muri kantine araza arandeba arambaza umaze iminsi ukora muri iyi company ntabwo none se ni ikiraka ntabwo nibwo ngitangira uzayo magambo se yashakaga ikize hari ikintu cinjiye hariyo onction yinjiye kandi iyo Imana yakwinjije ahantu ituma abantu bose baceceka. Amaze imyaka 20 yicaye muri poste ariko umwana w'ikiraka Imana ivanye kuri Harvard ya haleluya
arinjira agahungabana ati uriya aje ate yinjiye ate azanywe nande azanywe n'Imana isumba byose. Ntabwo twatinze kwa muganga nimugoroba amaze kubyara bahise dogiteri ambwira ati wabyaye neza twitahiye umwana ni muzima ibisabwa byose byagize gute byarabonetse. Yesu ashimwe cyane. Iyo turiho turashima Imana reka ndagize ku cyanyuma iyo turiho turashima Imana tuyishimira mu iteraniro niko kantu ngiye kurangirizaho. Dusomere Zaburi 109 ku 31 n'uwa 30 wa 30 na 31. Ndashimisha Uwiteka cyane akanwa kanjye zamushimira mu iteraniro kuko azahagararira iburyo bw'umukene bw'umukene kuko tangira 30. Ndashimisha Uwiteka cyane akanwa kanjye ndashimisha Uwiteka akanwa kanjye zamushimira mu iteraniro. Ntabwo nzamushimira mu kabari oya sizamushimira mu rugo oya nzamushimira mu iteraniro ry'abera. Komeza. Kuko azahagararira iburyo bw'umukene kuko azahagararira iburyo bw'umukene kumukiza abamuciraho iteka ubugingo bwe kumukiza abamuciraho iki iteka ubugingo bwe. Amen. Icarira. Amen. Mfite muri umuntu wanjye nkurikira niyo ndangirije aha yubatse urugo mu 2010 yubaka urugo batabishaka aho yashatse shese kubavuga na ahantu hakomeye muri iki gihugu. Yari yaragiye kwiga mu Buhinde akundana n'umwana w'umukire muri iki gihugu barabirwanya ariko babirwanya umwana yaragezemo barabirwanya intambara ziba nyinshi zibaye nyinshi bigerana muri umuna wanjye amera nk'umuntu ugize depression ibintu byose birahomba amaduka arahomba imodoka ziragenda agira depression agize depression atangira gufata ibiyobyabwenge. Hasi turagerageza nka famiye turagerageza biza kugera igihe turananirwa bamutwara ni wawa basi nzagushimira mu iteraniro Mana. Impamvu dushimira mu iteraniro nuko ngewe ndangije iryo shuri ariko ndabizi muri hamwe muri mwebwe harimo abantu bakiri muri iryo shuri no kugira ngo dukomezanye uyu muvandimwe yabivuze udafite tumukomeze tumubwire ngo humura aho twarahicaye niyo mpamvu tubikoze kugira ngo naho nuhava uzibuka bagize gute abahasigaye. Tukajya dusenga twamuhamagara tugasenga akambwira ati Adamu nkunda Imana ariko ndarambiwe ambwiye nihangane petit frère bigeraho ariko urugo rwe asubira mu rugo aba kwa muzehe yari bikomeye najya ngenda nkamuganiriza nkamuhamagara tukaganira basi ejo bundi yuri indege ajya muri Pologne bamuhaye yavuye i Kigali ajya Dar es Salaam kuri ambassade ya Poland bari abantu 13 bagiye gushaka visa bazibona ari abantu babiri abandi 11 bose bagira gute barataha. Muri abo babiri muri umuna wanjye yarari zagushima mu iteraniro kuko wahagaze hafi y'iki y'umukene ukarinda ubugingo ababuhigaga kugira ngo batabugira gute batabutwara. Sebukwe ni umugabo ukomeye muri iki gihugu umuvuze gusa bakuyora ariko kuko ari Imana yo zamamaza intsinzi ya Yesu zavuga gukomera kwe sinzahwema kubibwira hazamumukaho Yesu ni mwari mu ntambara najya nanirwa arakomeye igitinyiro cye cyuzuye muri isi yose nta muntu n'umwe wabasha kumugira inama
ibyo yategetse byose birakwiriye arakomeye gukomera n'imbaraga ni bya Yesu cyubahiro no kunesha nabyo nize tagiriro n'iherezo ni Uwiteka arakomeye. Haleluya. Arambwira ati mbonye Imana grand frère. Ndamubwira ngo genda Pologne. Yavuye hano afite kontra. Muzungu arangwaje ngo mbese niki gitumye ujya Pologne? Amwereka kontra. Angati dore kontra mfite. Banyandikiye nzavana njya gukora mu ruganda. Singiye kukubura imihanda, singiye kurusha abantu. Nyuma y'imyaka 15. Yabwiye abantu arabwira ngo yewe data ni pasteur. Niko petit frère wabwiye. Barajyanye amusigayo. Ariko ahantu bari muri hostel arasohoka arabasengera. Baraseka cyane atari ku muhungu ngana gutya w'imyaka agendana na se. Hari ibanga rituma tujyana n'Imana. Nubwo abantu babona dusa nkaho tugenda dusuzuguritse. Ariko uwo turi imbere ntajya tujya inyuma, atujya imbere. Akaharura imizira, akaringaniza ibidakwiye kugira gute. Hagati mbonye Imana. Naje kubabwira Imana maze iminsi mbona kugira ngo nawe gukomeze, kugira ngo twitegure dutekereza aho tuvanye naho tugejeje n'ibindi yiteguye kugira gute kuzakora. Shuti bavandimwe, Imana ibahumugisha.